njyewe kumubaga ntabwo byakunda byazana ibindi bibazo birenze yahise ikiragi ntabwo twongeye kumva ijwi ry'ako kanya byase birangira harabaza akatubwira ngo bizaza abandi ati iriya ndwara arwaye bitinze cyane haraba ati wenda ubwo atangiye gushaka kuvuga didimanga wenda azakira vuba mbese ntabwo namenya ngo ni ryari pe ubuzima ni iki? Byanze bikunze ubuzima hari aho butangira ndetse hari n'aho burangirira. Iyo umusore n'umukobwa bakundanye bagashakana byanze bikunze barabyara ndetse icyo gihe ubuzima bw'umuntu buba butangiye. Umusore aterinda umukobwa agatwita amezi 9 akabyara. Ariko icyo gihe iyo wavutse Imana itishyiraho n'igihe uzarangirira muri ino si cyangwa ubuzima bwawe bukarangirira, abantu ntibazongere kukubona ukunda ahubwo bakajya bibuka amafoto yawe bakakureba ndetse bakajya ku gitoro cyawe rimwe na rimwe. Ubuzima ni iki? Umubiri twiratana umaze iki? Ese koko nimba umuntu avuka agapfa, ese nibaza koko uko Bibiliya ibyandika nyuma yaho tuzongera guhura? Ese koko nimba duhura nyuma y'ubu buzima, ese kuki abantu tuririyo tufite umuntu wapfuye? Ariko biba bikwiye wibuka bimwe mu bihe mwagiye mugirana ugatekereza igihe utazongera kumubona. Iyo uteye ikirenge kimwe uri kumwe na wa muntu wabuze, byanze bikunze mu mutima wawe hari ikintu kiba cyahindutse. Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1974 nibwo ababyeyi bibarutse Uwingabire Jacqueline. Nibwo yabonye izuba, avukira mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mubyeyi abantu benshi bamumenye ku izina rya Big Mami. Ucyumva amajwi twatangije muri no voice over cyangwa muri no audio, uhita wumva ko ubuzima bwe butari bumeze neza cyangwa ubuzima bwe butameze neza habe namba. Yashatse afite imyaka 20. Gusa uyu mubyeyi ntabwo yigeze abyara umwana n'umwe, nyamara mu mavideo yagiye agaragara yagiye yivugira ko yabyaye abana 2, umwana w'umukobwa ndetse n'umwana w'umuhungu. Ariko siko byari biri. Reka mvuge ngo rest in peace Ingabire, rest in peace Big Mami, rest in peace Angelique. Ubuzima. Uyu mubyeyi yarwaye indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse arwara icyitwa stroke. Ubwo yafatwaga yari ari muri dushe ari koga nk'abandi bose avuye mu kazi. Gusa ubuzima ntabwo bwaje kugenda neza, bahise bamuzana hano i Kigali mu bitaro bya CHK. Ubwo yaravuye ku kazi nk'abandi bose, yagiye muri dushe, abo bari kumwe batangira kumva ari gutabaza. Ubwo bamusangaga muri dushe basanze ubuzima bwe butameze neza habe namba, bahita batabaza. Kuva ubwo yari ari muri dushe, bamukura muri dushe bamuzana muri salo, ntabwo yongeye kuvuga, yahise ahinduka ikiragi. Uyu munsi nuko apfuye avuga. kumubaga ntabwo byakunda. Aha naho yumvira amagambo twari turi kuganira, ubwo yari ari kwibaza nimba hari abantu afite bamukunda. Emi n'ubwa mbere ku myaka yanjye 47. Kera mugabo wanjye yajyaga ambwira ati niwuzuza imyaka 25 nzagukorera surprise, nzagukorera anniversaire. Surprise yari itaramenyeka, byari bitarabaho, byo n'ibinyabazo. apfa mfite 23. Inkora surprise ku myaka 47 nkakorerwa surprise. Ariko kuki, ariko buriya kuki nta muntu ujya unkorera surprise? Nta gikundiro ngira. Nyibwirira, urumva umeze ute? Nameze nk'igicucu. Ukuri kw'Imana numva ameze nk'igicucu. Ntabwo nzi byari byo. Urumva ijuru ryakugwiriye? Birarenze.
ntabwo nari nzi ko hari abantu bantekereza gutya. Aha uyu mubyeyi ari kuvuga yuko umugabo we yapfuye yaramuhaye isezerano yuko azamutungura ku myaka 25, ariko gusa umugabo yaje kwitaba Imana, uwo muhigo yahize atawujuje. Maneke ni umubyeyi wagiye agaragara mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Yamenyekanye muri filimi Ikiriyo cy'urukundo, muri Silent Killer, ni filimi ikinirwa mu karere ka Musanze. Uyu mubyeyi bamukuye mu bitaro bya Kigali CHK bamwerekeza mu karere ka Musanze ariho yaguye uyu munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 ahagana ku isi ya saa 7:25 za hano mu Rwanda. Waba wifuza gufasha uyu muryango cyangwa kuwufata mu mugongo, dore yuko apfuye nta mwana n'umwe afite, yewe nabo yareraga byanze bikunze bakeneye kubaho, bakeneye ubundi buzima, ndetse ntanabyirengagije nta muryango nta yari afite. Nimba ufite icyo ushobora kuba wakora kugira ngo duherekeze Maneke, ushobora kuba wanyandikira kuri 078 18 78 049 tukiherekereza Maneke. Deka nk'umuryango wa BigTown TV tuvuge ngo rest in peace Maneke, rest in peace Big Mami. Twese tuzahora tukwibuka mu mitima yacu, kandi igihugu, ababyeyi, abana bose muri rusange wafashije wagiriye inama, tuzasigara tugufata nk'intwari mu mitima. Ruhukira mu mahoro, Imana ikwiteho, tuzahora tukwibuka.